yitwa Mugisha Frank yitwa Mugisha Frank umva rero niba ari chairman w'ikipe tukaba twavuze ko yabihakanye sinumva aho bihuriye n'umuzamu wa Rayon ibintu byo buriya nigeze kuvuga abantu hano bandika script urumva ari nabo barimo bamuforsa muri APR kandi ubuyobozi bamuhandirira APR bamwomeka kuri APR kumwomeka muri APR nabavuzeho hano bari ahantu nambiko jangwa nafungwa barimo bashaka inzira zo kumugeza muri APR nibo izo script nizo nyine ni SKFM muri kibazo hari indi radio numvise yabishyize ku rundi rwego yamugeranyije na Nzovu na Yakamwana ahubwo ngiye ira radio ntabwo tubyumva cyane ariko yo nta kibazo Nzovu na Yakamwana nibura barakunzwe bashobora kuba badafite influence ariko nibura barasetsa barakunzwe ntibakwe influence batanze urugero ngo Robben yatanze urugero ngo Yakamwana ngo ntabwo yakurangira iduka ujye kurihahiramo nguri hindi ujye kurihahiramo ariko barasetsa ariko nibura barasekeje na uriya si n'ukintu nakivuga gisekeje ariko nanone bamuro warinze cyane nayo bitutsi woherwa no guhubagura ibitutsi gusa nta kintu na kimwe afite cyo kubwira abanyarwanda bamuro warinze cyane none kumujyanye na komedie aho ngaho ukabije komedie se none se reka nkubaza Yakamwana ntavugwa Yakamwana Nzovu ntibarebwa iyo bavuze YouTube ntubona hahiye uriya muntu mbwira ikintu yavuga ukabona cyagize views nyinshi kuri YouTube mbwira ikintu yavuga abanyarwanda ukabona barasetsa barishima Nzovu anyura munsi y'intuza muri stade bashaka kumufata basekirikari arigendera ngewe hari umuntu nanyibukije uyu mugabo ntashaka no gusubiramo izina rye yigeze kujya muri Musanze FC ya Trump akiyoboye Musanze aho bagurika ibintu nka biriya biraho ngaho kwigirana yuwa nta kintu na kimwe arimo kumufasha Trump ararakara habuze gatunga mukubitire muri stade rwose habuze gatunga mukubitire muri stade Trump niba natwumva yarabyandika akabitubwira niba menya imbaraga zawe uko zingana genda ukureshya nibyo birashoboka ko hari ikintu wafasha umupira mu gikari gushaka abakinnyi n'ibindi ariko niba abantu bose bakubwira ko kujya kugurisha abakinnyi ntabyo nzi none mugorora umuntu wanyandikiye ambwira ati umwana wanjye afite impano wamushakiye ikipe mbasubiza ikintu kimwe abantu bose banyandikira ambwira ngo afite abakinnyi n'abaja bo muri West Africa banyandikira ngo bahuze n'abaperezida b'amakipe nta na perezida w'ikipe ndatanga nimero ye ndabwira ngo njyewe ndi umunyamakuru gusa ibyo simbibamo uzi impamvu ntabwo ari ibintu byanjye ntabwo nzi gukora ama networking n'abantu bacuruza abakinnyi mbigira backfire ndo yifasha ahubwo nayitera inkunga mu kugura umukinnyi ntabwo nayigurira umukinnyi stade se nibabonyemo amafaranga kare sinayigurira umukinnyi nta bushobozi ifite bwo kugura umukinnyi ufatika ku buryo uwamuguze nawe yabikiriramo sibyo donc n'ababagura bararengana niba bikunda cyangwa bikanga nibwo bushobozi rero ifite bingi bero ntiyaguzwe miliyoni 40 no kuvuga ngo kare anamuciye mu ijambo ayasaba amafoto ya Songa Mbere na Kabange babyukiye muri Radio Rwanda niyo bari gukora ubukangurambaga bw'abafana bakwanurira kuza muri stade ni post ya Radio Rwanda baravuga ngo abahagarariye abafana ba PRFC bijeje ko imikino y'inkera y'abahizi izitabirwa n'abantu benshi barimo abakunzi b'ikipe ya AS Kigali Police ndetse na Azamu byagarutsweho na Munyarubuga François uzwi nka Songa Mbere ndetse na Sam Friend uzwi ku izina rya Kabange oya je naje mbumva mu modoka ubushize aho byabaye ngombwa ko haza uhagarariye ikipe umuvugizi w'ikipe haje Tony Kabanda ubu ngubu rero aho biri ngombwa ko hagenda abahagarariye abafana harimo haragenda Kabange na Songa Mbere kubera ko Jangwana adahari nta muvugizi w'abafana uri abo bantu bandi izo imposters muravuga as who sent you none se ahubwo kuki atasubiye kugira ngo ajye gukora ubukangurambaga nta kintu wakumvamo who sent you ariko buriya hari ikintu gihari njye nagutumye kuza gutuka abanyamakuru buriya ntibizagutungura aho byaba case ariko niba wumvise supermanager ibintu avuga uzumvirize neza umubwira tuvuga ibi kugira ngo we ntibimuturukeho buriya niwe briefinga
Kazungu ni uburifinga Rore donc nta muntu ubaho ugira igitekerezo cye baravuga ko nanjye mu bitekerezo urabindusha se urusha ibitekerezo ngo narakaye ngiye nshobora gutanga ibitekerezo amasaha 24 kuri 28 ibyo yavuze nyine wowe wumvise ibyo Superman yavuze ntabyo bishaka ko uribwira se ko biturutse mu kirere yavuze ngo ni kare ngo umukozi wa Karenzi buriya ni Karenzi donc ibibaye byose bagerageza uburyo nase tumwakira hano ko taruhari nene tumwakira hano hona nubwo ari wicaye hano ko nihanganiye kumana iminota isaha yose bimbangamiye kubera ko yavugaga ibintu bidakwiye kuvugirwa kuri radio byarambangamiye isaha yose kugeza asohotse ko nta mu disgracinze kuri mikoro ngo nyimusohoreho ko ntayimanuye ko ari njye wamubazaga bose ko nabyihanganiye bikambangamira kuko kare biravuna kurebana n'umuntu mu maso arimo aravuga ibintu wumva vurema bidakwiye twakiriye abavugizi b'abafana twakiriye abavugizi na Kigali abavugizi bayo za Kiyovu twakiriye abavugizi bose twarabakiriye mu bihe bitandukanye aho twakoraga hose njyewe sindakira umuntu wita umuvugizi w'abafana ariko utavuga ikintu na kimwe kiganisha ku mupira abo tubita imposters ibyo ni wenda ni n'uburenganzira bwe kari asakazi gahembe kuru sinzi niba ari uko harimo wenda nako gahinda ko kuba ari muri gereza ubwo mperuka we yarambwiye ati mu magambo ye Jangwani nta gahunda afite yo gukomeza kuba umuvugizi w'abafana ba PL ngo nabashaka kuzana Superman amahirwe yo kubigera rwose Superman yitonde oya ahubwo bamuzane yitonde akora akazi neza muzane tureka abafana bamuhari sibyo Jangwani adahari atari umuvugizi w'abafana ba PL yewe yo n'amagambo ye simuhimbira yarabikubwiye mukanwa kizaza umufana usanzwe ariko ntari umuvugizi w'abafana oya so nta kazi aba muri hafi bongera mwegere ubwo rero abashaka kuzana Superman mufite amahirwe yo kumuzana cyane neza turebe noneho abakozi ba PL bazamuha reception bakamwakira akabavugira ko akabahamagara bakonvenke n'umuyobozi w'ikipe ariko kumwihakana oya ntabwo bishoboka kuko umuyobozi aracyazi Jangwani baravuga ko batazi urwego rw'ubushobozi bwawe imitekerereze ibyo ushobora gukora n'ibyemezo ushobora gufata ntabwo bishoboka ko APRFC yaterwa ishema n'ibintu Superman avuga amaze iminsi avuga ntabwo bishoboka sinumva umuntu numwe wo muri APR ewe n'abaciyamani rwose arwo badisingariye bakavuga bati ikipe yadutinye sibyo ikipe tuyirusha ibikombe tuyirusha abafana ariko sinumva umuntu wita Rayon Sport mubu sindabyumva rwose sinumva umuntu wo muri APR n'umufana usanzwe n'abakabange turagendana n'abasonga mbere n'abantu bacu turagendana sindumva umufana no kuganira ku kibuga avuga ngo abakinnyi ba Rayon Sport y'abagore ngo bafite umwera ngo barwaye uruheri ngo ntaga amavuta kibafata ngo amavuta nta kibafata sindumva umuntu ushobora kurengera kuri urwo rwego so ntabwo bazasunika ariko ntabwo APR ifite abafana benshi in fact nubwo duenda ushobora kuvuga ko wenda atari ya mbere ifite abafana benshi mu gihugu ariko ni ya kabiri ifite abafana benshi mu gihugu uko Jangwani yabonetse niyo yagaruka mu kanya wenda uraduha na updates aho urubanza rwabo rugeze ntabwo APR izigira ibura umuntu wayivugira mbere ya Jangwani hari Emile Karinda nubwo wenda wavuga ko urwego rwa Jangwani rwaje rurenze urwa Emile Karinda ariko igihe yari ahari Jangwani atazwe yarivugiraga ibintu bikatuwa kandi abafana bakaza yamaze muri gihe kirekire na nyuma ya Jangwani APR ntiziburamo umuntu uyifana ujya ku kibuga utebeshamo no kwambara jezi yayo uyikunda byanyabyo uzi cyo kuvuga n'icyo kutavuga uyivugira ntabwo APR ikipe y'ingabo z'igihugu yakwisanisha n'ibintu bitameshe byanwe bisa nabi uko byagenda kose APR ni ikipe yiyubashye twubaha twese kameme ifite standard yashyizeho ibintu byayo umuntu ashobora no ku rurimi rwangerera akaba yanavuga nabi bakamwicaza bakamugorora bakagira gutya igihe APR izatubwira official ngo Superman ni umuvugizi w'abafana bacu sibyo
tuzamuha karibu tuzamuha ibiganiro ijambo rizabanza kuba iry'abafana kuko aza hano oya ijambo rizabanza kuba iry'abafana oya ikipe yamwemera nibamwemera nibamwakira oya rero uri kwibeshya cyangwa niba hari amatora yabaye amatora ariko abafana barakiriye mu buryo barapointinze ajya muri stade akabazamura gutya bakazamuka n'undi wenda najya muri stade akabahagurutsa bagahaguruka akabazamura bakazamuka